isezerano cyangwa umugambi w'Imana cyangwa umurimo w'Imana ukora Imana idafitiye inyungu Imana ntiwushyigikira irawusenya kuko Imana inezezwa no gukorana by'ibintu byari umusaruro ariko suri gutuma naguruka nuko twasezeranyijwe ubugingo bw'iteka icyo twe turusha abandi nuko twasezeranyije ubugingo bw'iteka kandi ikindi cyo turusha abandi nuko dufite umwana ari wo mwuka wera yego rero kubaho mu buzima bw'iby'Imana yakuvuze ntabwo icyo ari igitangaza kujya muri Amerika si igitangaza kujya muri Australia si igitangaza igitangaza kw'iki gihe buri munsi Imana iravuga kandi abantu barapfa umuntu ashobora no kuvugana n'Imana none mu gitondo nimugoroba agahita apfa birabashoboka cyane ko umuntu ashobora gupfa amasezerano adasohoye ndetse birashoboka ko n'uyu muntu ashobora gupfa amasezerano adasohoye atari uko ari umunyabyaha buri gihe kubera twumva ko isezerano ry'Imana kenshi twe expectinga cyangwa se tuba duteganya ko izatugirira neza buri gihe Imana ishobora gusezeranya impanuka ibyago urupfu nabyo Imana irabisezeranya rukundo Yes turabakiriye bakunzi ba Irakora TV nk'ibisanzwe noneho uyu munsi navuga ko mfite debate cyangwa se ikiganiro mpaka n'abakozi b'Imana uyu munsi hari ibyo abakristo dukeneye kumva cyangwa se rijyanye n'irari ryacu uyu munsi ndi kumwe uri ufite microphone ni Rukundo Emmanuel ni umuvugabutumwa turi kumwe nanone na Pascal nawe uyu nguyu murabona ko bambaye neza cyane n'abakozi b'Imana tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana tuganire nanone ku byiringiro uburyo twakwiringira amasezerano y'Imana ndetse n'icyadukomeza kugira ngo twiringire Imana ndabakiriye murakoze cyane nitwa Shimimana Pascal ni umukozi w'Imana Rukundo umenyereye hano kuri Irakora TV Rukundo ubundi ni ingaragu amazina nitwa Rukundo Emmanuel ndi umukozi w'Imana ubwiriza butumwa ijambo ry'Imana kugeza ubwo kuvuga ngo ndi ingaragu na boss wa Bugingo TV no ku Bugingo TV rwose abantu mujya mubona ku Bugingo TV barabizi tubiziranyeho mbo ku iki gihe ntago ndashaka ariko ngiye mfite fiance turi mu bintu nyine byo kugira ngo tushake Pascal arubatse yego akundi tutaragera kure duhereze akamaro kamwe konyine ko gushaka akamaro ko gushaka akamaro ko gushaka kimwe cyo uba wungutse izindi mbaraga icya kabiri gushaka ubwabyo n'umugisha kuko ugiye kubona urubyaro kandi mu mugisha cy'amasezerano Imana iduhamo no kuzabona urubyaro so rero umumaro wa mbere wo gushaka mu kwizina imbaraga ndetse mu buryo bwose mu buryo busanzwe ndetse no mu bitekerezo niyo mpamvu birivuga ngo ni umufasha cyane uyu munsi tugiye reka twinjire mu kiganiro n'isengesho reka duhe umwanya Pascal adushyira imbere y'Imana kugira ngo Imana ize ituyoborere iki kiganiro kandi ndizera ko kiri bufashe benshi tugiye gusesengura amasezerano cyangwa se no kwiringira Imana bijyanye n'irari ryacu kubera iki ubundi kuko nk'ubu ngubu abantu muri iyi minsi ntabwo bashaka kumva ngo Imana ya Yakobo ngo Imana ya Isaka dushaka kumva ngo iby'Imana yakoreye Pascal n'iby'Imana yakoreye Rukundo kubera nyine turaje tubijyemo byimbitse tubisesengure noneho Pascal ubwo arufite amasezerano y'uko uzashaka urugo rwawe ruzamera ubwo rero uraje uduhishurire ibyiringiro wabikoraga we n'iki cyaguteraga imbaraga reka tuguhe microphone udushyire imbere y'Imana kugira ngo tuze dukomeza none muri iki kiganiro
Mana turagushimye mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dushimiye muhamagaro mwiza waduhamagaye. Imana ihimbazwe. Dushyizeho nk'abakozi bawe, dushyizeho nk'abana bawe. Mana nziza, Mana. Turagushimye muri uyu munsi tariki duhaye. Haleluya. Tariki y'umugisha kugira ngo tuganire n'abana bawe badukurikiye. Imana ihimbazwe. Tukweretse ikiganiro tugiye kuganira. Dusabye umwuka wera w'Imana abane natwe, adufashe, atwigishe bitwe tutabasha gusobanura. Haleluya. Umwuka wera abisobanure cyane, ko twe ntabwo turi abahanga cyane, ariko umwuka wera yatwigisha ndetse akigisha n'abazadukurikira naza ku kiganiro n'abazacyumva. Turagushimira rero gahunda yose ibemo nk'Imana kandi uze kuyisoza nk'Imana mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Yego. Pascal, ubundi isezerano ni iki? Isezerano isezerano ntabwo nzi iyo ushobora kumbaza ko amasezerano ni menshi. Isezerano ubundi ugiranye n'Imana ribagarirwa gute? Ibishobora kuryangiza ni ibiki? Urakoze cyane. Isezerano rya mbere ry'Imana n'umuntu wayo ni agakiza. Ubundi iyo umaze gukizwa ubujyanye isezerano n'Imana. Mu yandi magambo wamubaye nk'abahanye rendezvous yuko muzajya mugenda muganira. Rero iyo umaze kugera mu buryo bw'agakiza, maze kumenyana n'Imana, nibwo Imana ibikumenya. Simvuze ko umuntu udakijwe Imana ibitamuzi, ibimuzi ariko ishobora akabyite gute, imurebera ku ruhande kuko abatarinjira mu rugo rw'Imana neza. Rero isezerano rya mbere ni agakiza Imana ibiduhaye. Iyo ni isezerano. Hanyuma iryo sezerano rigenda riziramo nandi nkako reka ntanga urugero rutoya. Ushobora guteka ariko abantu ntibarye kandi ibiryo bihari. Bivuze ngo hari inkono yabirimo ibiryo. Rero iyo waruye abantu bararya. Iya mbere rero nuko tubona agakiza. Hanyuma tukagenda turya ku migisha y'Imana. Nkuko umurimbyi yaravuze ngo imigisha yo mu gakiza twayihaye kubwo buntu. Isezerano rya mbere ni agakiza. Ndagaruka kuri Rukundo. Birashoboka ko Imana itaguha isezerano udakijijwe? Muri make Imana ntabwo yaguha isezerano udakijijwe? Reka gato nifashishije ijambo ry'Imana riri mu kuva bice bya 28 n'amagambo Imana yabwiye Abisiraheli. Irabwira ngo ubundi cyambere nimugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yanyu. Ikindi no kwitondera amategeko yanyu. Cyambere ngo nzabaha umugisha. Kandi irindi jambo irabwira ngo sinaho gusa n'ikibo muvugiramo cyangwa ahantu muzamukorera ibyo kugira ngo murye naho nzaha umugisha. Mbere ya byose kugira ngo isezerano ry'Imana risohore habanza kumvira Imana. Iyo udafite umutima wumvira Imana, bivuze ngo ubu ngubu Imana ntabwo yaguha isezerano udakijijwe. Isezerano ry'Imana yari gudakijijwe ndetse cyane kuko no kuvuka kubaho k'umuntu nabyo ni isezerano. Umuntu avukiye kubw'isezerano. Ahubwo hari icyo bita inzira nyazo zituma isezerano risohora. Hari imirongo migari. Kuko reka gato bivugeho, reka mvuge mu kubaho k'umuntu kwa Adamu na Eva. Abantu benshi turabizi amateka y'umuntu. Umuntu yavutse kubw'umugambi w'Imana, ariko tuvuka turi abana b'isezerano. Noneho ikintu natangariye Imana mu mugambi wo kuvuka k'umuntu, azagira gute? Aza guhemuka. Aca mu isezerano. Yego. Amaze guca mu isezerano dukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ariko Imana irangije garuka ku muntu. Hari ijambo ry'Imana nkunda cyane rivuga ngo abubaha Uwiteka bagakora ibyo gukiranuka Imana izabarinda, ariko abantu bakora ibyangwa n'amaso y'Imana ngo abo ngabo baza bavuye mu masezerano. Kuva mu masezerano ni ukuva mu mugambi w'Imana, ni ukutumvira Imana. Kuva mu masezerano ni ugukora mbega ni ukurenga ku byo Imana yakubwiye cyangwa kudevira, guca ku ruhande. Ariko iyo umuntu agenze uko Imana yamubwiye, isezerano ni kimwe ariko rigira n'umurongo wo kugira ngo ibyo bintu bisohore cyangwa ibisabwa ibyangombwa kugira ngo iby'Imana yakuvuzeho bisohore ni iki. Harimo kumvira Imana, harimo n'ajyasha mu kutangira uvuga ngo kwiringira iki Imana. Jambo ngo hahirwa uwiringiye ibyo yabwiwe n'Umwami Imana ko bizagira gute, ko bizasohora kandi adashidikanya.
Imana ishimwe. ko nta kintu kimwe kizabura kugira gute gusohora. Iyo utunze umutima wiringiye Imana niryo pfundo ryo kugira ngo isezerano rya risohore. Reka ngaruke gatoya nta guciye mu ijambo. Pascal, birashoboka ko wakwiringira Imana ariko ukora ibyaha? Ngubu nkagira isezerano pe rirahari nkizera ko rizasura ariko nkibera wa undi nkigumira mu byaha, ibyo isezerano ryasorera nyine nubwo yesi ndi gukora ibyaha, ndi mu byaha ariko mfite isezerano yewe ndanaryiringiye ko rizasura, ese ryasohoka mu by'ukuri cyangwa mba niringiye amahuri? Ryasohora kuko isezerano ubundi ko agaciro k'isezerano no kuririnda biterwa n'umuntu ko yarihawe. Ukibaho ukivuka biriya yaravuze ngo nakumenye utaraba. Rero niba Imana arakumenya utaraba nibyo nibizasohora kuri wowe n'ubundi irabizi n'uburyo uzabaho, kuko ntabwo abantu bose bapfa cyangwa se umuntu akura ngo asaze kuko yabaye mu gakiza, ariko amasezerano n'ubundi Imana agenda asohora kuri we. Rero icyo warumbajije ngo umuntu ngo isezerano ry'Imana ryasohora ari mu byaha. Impamvu turyise ngo isezerano ry'Imana nuko aba rihawe n'Imana. Noneho iyo warihawe n'Imana rero bivuze ngo ufite ahantu wahuriye n'Imana kugira ngo iriguhe cyane. Niyo mpamvu ugenda uryita ngo ni isezerano nahawe n'iki. Noneho ushobora no kurihabwa utarahura n'Imana. Miyane magambo wumva ko uzaba umukire, wumva ko ufite uko uzabaho ariko udashyiraho kakano kitwa Imana kuko ntabwo uyizi. So hari amasezerano nyine wumva ukayishyiramo mu bitekerezo, kavuga ati mu kindi gihe nzakira, nzaba meze gutya. Rero aho ngaho twiringira icyitwa imbaraga zacu, kuko iyo twebwe amasengesho amasezerano ngo twahawe n'Imana nuko kenshi twe tuyavuga gutya, tuba twayahawe turi ku karago, turi gusenga. Rero umuntu wayaha ufite isezerano cyazaba cyo niyo kibaye yumva ko yakoze cyane, yumva ko ari imbaraga ziwe zabigizeho. Twebwe impamvu tuvuga ngo amasezerano y'Imana turayarinda nuko tuyahererwa mu gakiza, tukayarindirira mu gakiza, agasohorera mu gakiza. Mbega aho waherewe niba waraherewe isezerano ku karago usabwe kuririndira hehe? Ku karago. Niba wariherewe uri mu murimo w'Imana usabwe kugira ngo n'iryo sezerano uririndire hehe? Mu murimo w'Imana. Yes. Urukundo ese ubundi niki umuntu akora kugira ngo arinde isezerano? Ese ubu cyangwa se witwararika ute kugira ngo urinde isezerano? Reka nongere ndyungeho gato. Ubundi mbere ya byose ntarajyana kure, aho waherewe isezerano niho hambere uririndira. Aho waherewe isezerano niba waririhawe uri umunyamasengesho, ari naho mbona kubwira abantu badukurikiye, komeza umwanya wo gusenga kuko aho uhera isezerano niho usabwe kugira ngo isezerano ugire gute uririnde. Niba waririhawe uri mu ivugabutumwa wicogora, komeza umurimo w'iki w'ivugabutumwa. Iyo ni inkingi ya mbere ituma iby'Imana yavuganye n'umuntu igira gute ibisohoza. Indi nkingi ya kabiri isohoza isezerano. Icya mbere hari kondisiyo. Isezerano naryo rigira amakondisiyo, rigira amategeko n'amabwiriza. Reka ntiwe njya kure nifashishe Hana. Hana Imana yamubwiye ko izamuha umwana w'umuhungu, ndetse imubwira yuko azaramwita Samweli. Ariko Hana isezerano yahawe rigira gute riratinda. Hana ikintu yakoze yabaye mu mwanya wo kwibutsa Imana. Muri cyaje ngo mwebwe abibutsa Uwiteka ntimugacogore. Ikindi kintu yakoze yabaye mu bihe byiza byo gusenga. Imana ihimbazwe. None aba mu bihe byiza byo kubana n'Imana. Iyo Imana iguha isezerano ni ngombwa kuribagarira, umuntu akarisengera, akibutsa Imana, akaba mu mwanya mwiza wo gusenga Imana, akaba mu mwanya mwiza wo kwegerana n'Imana, akaba mu mwanya mwiza wo gukunda Imana. Bitera Imana gukora. Ikindi cya kabiri cya gatatu nako isezerano Imana iguhaye usabwa kwizera Imana. Imana ishimwe. Kwizera ngo ni ukumenya neza ibyiringirwa udashidikanya ko bizaba. Ukagira umutima uvuga ngo iyavuganye nanjye ko izampa umwana,
izamumba. Hana nubwo muri mu buzima bwe bwa buri munsi yaratunze kwizera, akabanga iyampa yavuganye na gike izampa umwana izagira gute izamumba. Pasco ku birashoboka ko isezerano rishobora kuba amahuri. Yego, Bitewe ni urabona isezerano mu buryo reka nifashishe urugero rw'amagi. Amagi nk'uko isanzwe, buri inkoko ishobora gutera ariko itahuye n'isake ntabwo havamo inkoko. Ntibyakunda, ntabwo bivamo, ntabwo byavamo. ntabwo havamo inkoko. Kandi igihe cyo kurarira irararira, kandi ibi bintu iraririye mu ruhande rwayo mu buzima bwayo nibyo, ariko harimo ikosa ryabaye ry'uko itahuye n'isake. Rero irarire ya minsi yayo yose igashira, irategereza ko utwana tuzavuga ntituvuge. Bishatse kuvuga iki? Imana ishobora kumpa amasezerano nge ntayarinda nkahora mvuga ngo Imana yaravuze, ariko ubundi muri mbyi ukora niyo bivuze neza, yaravuze ngo Imana izaguhembera aho igusanze. Yego, arumva Imana izaguhembera aho igusanze. Yego, rero niba iguhaye isezerano ahantu ukahava, yego, ukajya ahandi, uzajyana yuko Imana yavuze. Yego, ariko uzategereza reka da. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga ngo ntabwo Imana itinze amasezerano nk'uko twe tubyibwira, wapi, ngo ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka. Muri kwa kutwihanganira rero tuba dutwaye amasezerano tuyafite ahantu Imana ishimwe, noneho tukanayatindirizayo ku buryo dushobora no kuzarinda dupfa tukiyategereje. Yego, tukiyategereje atarasohora bitewe n'impamvu y'iki? Nuko twayaherewe, twarayajyanye ariko tujya mu bindi. Yego, bivuze ngo icyo Imana ikuvuzeho ntabwo igihindura, ariko wagitinza ku giti cyawe. Wagitinza. Urumbaje rero ngo amasezerano ashobora kuba amahuri, yaba amahuri ukajya uhora yaravuze, ariko ugasanga na ya yindi yavuganye nawe ntikikubona. Yigeze bibaho gihe kimwe ngo ikimana kure Madamu na Eva yageze kubasura cyane, ndetse igihe igihe ngo ibabura, irabahamagara ngo murihe, barita bati karame mwana. Imana ishimwe, Imana himbaza. Noneho ngo bimenya yuko bavuye ahantu Imana y'abashaki bw'Imana, bavuye mu bushake bw'Imana. Yego, iravuga ngo ko ntarimo kubabonaho n'abasize mu ruhagana hehe. Baravuga ngo twumvisha imirindi yawe, turatinya turahunga. Yego, mu yandi magambo aba bantu n'ubundi bari bafite amasezerano y'Imana, ariko ntabwo yagomba gusohora hirya iriya. Ijambo ryavuze ko Imana yongeye badodera. Yego rata, yongeye badodera kandi kenda yabambara. Imana yibazwe, ndafashijwe. Ubwo turabona ari iki noneho mu yongeye badodera akandi tubigarure mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe Imana ishobora kumpa amasezerano y'ibyo nzaba byo cyangwa se iby'izankorera. Noneho nkagira icyitwa kwirara. Urugero nshobora ari ukuntu Imana iginezerwa ikaduha amasezerano, kandi Imana inezererwa umuntu nyine uyinejeje wakoze ibyo gukiranuka wihannye. Ngo simvuze ko umuntu aba abayeho umukiranutsi, ahubwo umuntu wihannye. Imana ikunda umutima wihana cyane. Ibyaha byo tuba mu byaha, tuba mu isi y'ibyaha, ariko Imana igakunda umutima wihana. Niyo mpamvu yakundaga Dawidi cyane. Rero tubihuje n'ubuzima busanzwe, ushobora gufata aya masezerano yawe ukayajyana ukayabana hirya iriya, noneho ukazagira igihe usenga Imana ikagukebura. Ujya mumva ko hari umuntu ngo araba Imana itumaho, kabwa ati garuka mu nzira. Bimeze nk'aba ngaba nanifashishije, bari bavuye mu mwanya wabo bajya ahandi kwihisha, ariko bamenye neza ko Imana ibagira imbabazi, baragaruka ibadodera kandi kenda. Kudodera kandi kenda ni iki? Yakugira izindi imbabazi bundi bushya, yaguha izindi imbabazi nk'uko ikongera ikabana nawe kuko uciye bugufi. Guca bugufi ni kirero nuko emera Imana kuri umunyantege nkeya, ko ufite ibyo waguyemo byagutandukanyije nayo, ukagaruka mu nzira zayo, ikongera kudodera iki akandike undi mwenda. Imana ishimwe cyane. Rukundo, hari ubungu muri iyi minsi, hari mu buzima bwa buri munsi tubamo, hari ibintu abantu bashaka kumva kuruta ibindi. Ugiriwe neza gutya, ugiriwe neza ubonye viza ijya muri Canada, ngiye muri Amerika, ubonye amafaranga ugiye gucuruza Dubai, ushinze iduka Mateusi, ugiye kurangura mu Bushinwa. Ibyo ni ibintu bigwiriye kandi nibyo abantu
abiyita abahanuzi, kuko ndibumbwira ko nta umuhanuzi wa nyawe ntabwo yagenda bivuga Imana itabimubwiye. Kubera icyo ari byo rubanda nyamwinshi rushaka kumva. Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo ubu ni mu minsi imperuka azaza ibihe birushye. Icyambere abantu bazabikunda, cyo ni kimwe. Kabiri birarira. Ikindi bikakaza. Akandi byose. Gukunda impiya. Ikindi bakunda ibibanezeza aho gukunda iki Imana. Batita ku nyigisho z'ukuri. Ahubwo bita kubigize guti biryoheye amatwi yabo. Mu by'ukuri ntabwo igifite agaciro. Ntabwo imbaraga z'Imana ntabwo zigaragarira muri Amerika. Imbaraga z'Imana ntizigaragarira muri visa. Ariko si Imana yanjye. Ahubwo reka tugaruke ushaka kuvuga ko Imana itaguha visa. Visa reka nkubwire. Visa Imana reka nkubaze. Ese nduvuga ngo Imana igwa visa muri kano kanya hano mu Rwanda hari uburyo umuntu yabonamo visa. Uhereye hara ku mudugudu wanyu ukajya ku karere ukazamuka ku kibuga cy'indege wabona visa. Wubahirije ibisabwa amategeko y'igihugu. No mu ambasade yose. No mu ambasade harimo visa. None ahubwo igifite agaciro ni iki? Cyangwa ry'Imana bavuga ngo abubaha Uwiteka Imana bagakora ibyo gukiranuka. Abo ngabo izuba ry'Uwiteka rizabarasira. Ngende gufashwa. Kandi ngo rifite gukiza muteheri wa haisi hodrai. Rifite gukiza munsi y'abayaryo. Iyo yavuze neza 24:28 aravuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ntabwo kujya muri Amerika sicyo gifitiye Imana inyungu. Iki Imana ifitiye inyungu nicyo ugiye gukorayo. Nicyo ugiye gukorayo. Yes. Nicyo ugiye gukorayo. Ese uri muri Amerika ugiye gukora iki? Kandi reka nkubwire isezerano Imana idafitemo inyungu ntigira ishyigikira. Ako gasubiremo neza. Isezerano cyangwa umugambi w'Imana cyangwa umurimo w'Imana ukora Imana idafitiye inyungu, Imana ntiwushyigikira, irawusenya. Kuko Imana inezezwa no gukorana by'ibintu byari umusaruro. Ariko suri gutuma naguruka. Mbega uri gutuma hari ibindi bintu byinshi. Ariko reka kuko Imana y'ubwayo inezezwa n'umutima umenetse. Kuko n'abapagani visa barazibona. Ubundi reka harimo n'ibyo ngo twebwe icyo turusha abandi nuko twasezeranyijwe ubugingo bw'iteka. Icyo twe turusha abandi nuko twasezeranyijwe ubugingo bw'iteka. Kandi ikindi cyo turusha abandi nuko dufite umwana ari wo mwuka wera. Yego rero kubaho mu buzima bw'iby'Imana yakuvuze ntabwo icyo ari igitangaza. Kujya muri Amerika si igitangaza, kujya muri Australia si igitangaza. Igitangaza kw'iki gihe ni umuntu uri kunesha icyaha. Igitangaje ni ukubona uyu muntu uri kubwiriza kuri kamera ariko yirinda n'icyaha. Mu Rwanda ntabwo igitangaza turi kubona ntabwo ari uko abantu bagiye muri Amerika byose ibyo bitangaza turi kubona. Ahubwo igitangaza turi kubona turi kubura mwino minsi ni ugukirizwa h'ibyaha biri. Nukuba mu isoko ry'abasambanyi we ntugire gute ntusambane zo peresa. Nukuba mu isoko ry'abajura ariko we ntiwibe. Nukuba mu isoko ry'ingambanyi ariko we ntugire gute ntugambane. Nukuba mu isi y'akavuyo kameze umugambi yawe. Nuko gitwaza bivuze utankora gitwaza bivuze avuga kantu keza namukunda kandi n'ahantu hari Imana imumugisha n'amahoro ngenda namukunda cyane. Yaravuze ngo ikintu gishoboye kigiye gushobora umuntu ufite umwuka wera n'iki gihe turimo ngo nuko umunyabwenge ni uwe, ngo ni umuntu ugiye kuba mu isi y'akavuyo ariko agakomeza intego ze. Intego ni kubaho Uwiteka Imana. Haleluya. Kubaho Uwiteka rero nibwo bwenge. Reka tubwire itorero tubwire n'abantu uko irakora. Tubabwira ngo mbere yuko mushaka ko Imana ibasohoza amasezerano nibanze mwubaho Uwiteka. Ni mubanze mukora iby'Imana ishaka. Nitugire tubanze tugire ibintu dukuraho. Ariko Pascal mfasha mu byahenditswe byera. Ubundi tunabwiye no ku bantu ku ijambo gato turihurizeho gatoya. Ubundi dukomeze tuvuga no kwa amasezerano n'umunyamakuru nakomeza afashwa kandi abizi neza. None ako mu gihe Pascal akidushakira ijambo ubundi kubera iki birashoboka ko ushobora gupfa isezerano ritarasora. Nuturebe Petero wa 2 ni igice cyaho cya mbere mu wa 5 nige tugiye gusoma. Ngo birashoboka ko ushobora gupfa isezerano ridasoye.
ukigendera rwose. Tubikomeje muri bya bindi bya muri rya Jean Pascal yatubwiye ryuko yaravuze ukagendera muri ibyo yaravuze ukarinda upfa. Isezerano yavuze ridasoye. Icyambere wanafata ukanagushyingura tugashyira n'umusaraba. Reka rwose cyane. Ubundi buri munsi Imana iravuga kandi abantu barapfa. Ubundi umuntu ashobora no kuvugana n'Imana none mu gitondo nimugora agahita apfa. Birabashoboka cyane ko umuntu ashobora gupfa amasezerano atasohoye. Ndetse birashoboka ko n'uyu muntu ashobora gupfa amasezerano atasohoye atari uko ari umunyabyaha. Ni ngombwa turinda ariko reka ngubwire n'umuntu ari muri koma. Muganga ari kubona ko ari gupfa. Aramubwira tuzabaho. Naryo ni isezerano mu kanya gapfa. Yego. Rero birashoboka cyane ko umuntu yapfa cyane adasohoye birashoboka. Okay. Reka dusomere ni Petero rwa kabiri. Petero yanditse ni igice cyawo cya mbere ku murongo waho n'uwa 5. Murongo wa 5 randitse ngo rwa mbere nako rwa mbere rwa Petero cyangwa rwa kabiri. Rwa mbere. Yego. Handitse mutwa amagambo ravuze ngo ibyerekeye uri gusoma rwa kabiri rwa mbere. Yego. Ibyerekeye ingeso za gikristo. Ngo ibyerekeye ingeso za Kristo. Hanyuma murongo wa 5 avuze ngo yego. Ibyo abe ari byo ngibyo aba ari byo bituma mugira umwete. Ngo bituma mugira umwete wose wo kwizera. Mukongereho. Kwizera mukongereho. Ingeso nziza. Ingeso nziza tena n'ubundi. Ingeso nziza muzongereho kumenya. Kumenya mukongereho. Kwirinda mukongereho. Kwihangana mukongereho. Kubaha Imana. Mukongereho. Gukunda bene data. Tugeze ku murongo wa 8. Ngo kuko ibyo niba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma tutaba abanyabute. Yego. Cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe. Rero iri jambo niryo twari turimo Pascal muvandimwe wanjye. Mu by'ukuri reba aya magambo Paul yandikaga ibyerekeye ingeso za Kristo. Abantu bari gushaka ko isezerano ryabo risohora ariko badafite izi ndangagaciro. Petero ajya kwandika aya magambo yanditse ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Ngo ingeso nziza muzongereho kwizera mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana. Hepfo gato ngewe birandatinda ariko ngo ibyo niba muri ngewe nawe niba muri twebwe bizatuma iby'Imana yavuganye n'umuntu kandi nibyo dukeneye ndetse akenshi nubwo dusenga ubundi dukwiye gusaba ibi bintu. Akaba ari iby'Imana ibanza kuduha cyane kuko ibintu byinshi bipfa hari ibintu tudafite. Urugero umuntu Bibiliya yavuze ngo mugire urukundo mugire. None ugasanga ahubwo urukundo ntarwo ahubwo twuzuye ishyari kuba rukundo yatabawe bikabigutera ishyari bikantera ishyari kuko rukundo afite aho yageze bikantera ishyari. Rero Imana ikeneye ko tugira urukundo. Imana ihimbaza. Hanyuma kuba dufite amasezerano ntibihagije kuko mu bintu Imana idashobora gukora ishobora gusoreza amasezerano umunyeshyari. Ntago bishoboka. Nanjye ariko nuko uzarebe n'umubyeyi areba umwana abana bafite ukuntu abazi. Hari ibintu adashobora kuba kubera ko nibigenda gutya umwana arakora gutya biragenda uko. Rero akenshi ikintu kinadutije mu butayo nibyo batubwiraga. Yego. Izi ndangagaciro za Gikristo ntazo dufite. Kwihangana ntako. Kwizera ntako. Twizera mu gihe turi mu masengesho cyane. Turimo tuguruka tuvuga ngo Imana izabikora twasohoka ariko tugahita tubivamo. Satani agatubwira ngo urarari iki ute urabahuta biragenda bite. Ugahita wibaza ugahita uva hahandi waruri ukayoberwa ibyo
n'ibintu Imana yakubwiye niko yaravuze ngo umwanzi araza akabibura akabibura iki ijambo ryabibye kuko ijambo ritubibiye ko tugomba kwizera tukongeraho za ngeso twazomva mu rusengero tugasohoka mu rusengero uzageze gute zarangiye rero Imana idufashe karibu komeza ariko idufashe izi ngeso zibe muri twebwe cyane niko bimeze cyane Imana idufashe kandi tugirire neza reka kugira ngo dusa nk'abantu bundi turi kubwira abantu reka tubabwire kandi tubabwize ukuri n'ukuri iby'Imana dushakaho irashaka ko tugira kwizera niba Imana yaravuganye nawe yuko izaguha ubuzima bwiza irashaka kutunga kwizera niba Imana yarakubwiye ko izaguha inzu nabyo ni byiza ariko irasabwa ko wizera iby'Imana ageze gute yavuganye nawe kandi ukagira n'ingeso nziza ukagira no kwizera iby'Imana yavuganye nawe kavuga ngo iyavuganye nanjye no kubikora izagira gute izabikora turi kugera ku musozo Rukundo na Pascal ese birashoboka ko Imana yatanga amasezerano bigendeye ku mbaraga cyangwa se agakiza ufite muri iyo minsi mbere kuri Pascal ntabwo yashobora kugendera ku gakiza ufite muri iyo minsi hari ibintu bibiri bundi ku masezerano hari amasezerano Imana ishobora kukwihera hari n'amasezerano abahanuzi baguha hari nayo wihaho none kandi nako nabura kukavuga nibyo mu yandi magambo ubwo n'amasezerano atatu hari isezerano Imana ishobora kukwihera hari ry'abahanuzi baguha n'iryo wiha hari niyo wiha yenda kwa mugani rukundo nicyo ni ikindi kiganiro w'incokoza hari ukuntu umuntu agenda avuga ngo iyi nzu ni iyanjye kandi ifite nyirayo ubwo ni isezerano wihaye iyi modoka ni iyanjye ndayifashe ndashaka iyi modoka akagenda ubara ayo ni amasezerano yo kwiha noneho hari n'ay'abahanuzi baduha urugero mu marangamutima aragukunze ko nyine agahita abona uzaba umuntu ukomeye agahita abona uzagenda mu modoka nziza ayo ni amasezerano y'umuntu nayo hari n'Imana ishobora kwiheresha kwisangira nayo ukaryama ukarota ikagusuganiza yewe Imana yaye kwihera ku giti cyawe birashoboka bitewe n'uburyo ubanye nayo ntabwo yaguhera ku marangamutima yuko ari bukiza oya ese buri gihe kure kitwumva ko isezerano ry'Imana kenshi expecting cyangwa se tuba duteganya ko izatugirira neza buri gihe Imana ishobora gusezeranya impanuka ibyago urupfu nabyo Imana irabisezeranya Rukundo ntabwo gupfa nyine wenda mu rubyaro Imana ikakubwira ngo mu rubyaro rwawe hazapfamo umuntu gutyo Imana birashoboka ko nayo akenshi kuko ndabivugira iki hari uko akenshi iyo tuvuze twumvisha isezerano wumva Imana iguhaye nguhaye vewite nguhaye Range Rover nguhaye inzu nguhaye shop tugasanga turi gufara amasezerano akenshi mu bifatika kandi byiza ahubwo isumbaza cyo nange reka nkubaza kandi nubwo kujya kubona vewite nk'ibyo uri kuvuga ubundi wereka nkwibaza kandi ku bwawe wumva yuko isezerano rikuru rirutayanda riri mu gihe umaze wumva ari nk'ire sezerano rikuru rirutayanda ufite ku buzima bwawe insezeranyije ko nzajya mu ijuru byaba iryo nisezerano njye kuri njye ryaba riruta ibindi cyukuri pe kuko ibindi iryo ni urupfu wagenda nkayo ntoki iryo ni urupfu iryo ni isezerano nyine niko mbyumva niryo sezerano njye Imana yabimpaye riruta bene kuko izi veti se nagendamo Rukundo yayiguze se hanyuma rifite yego ni mu bwo buryo rero nayimbise bikoreza gato ubundi isezerano nyine riruta yandi twahawe nagakiza Kristo niryo sezerano rikuru ry'ubugingo twahira naho ibindi ni imfashanyo reka nk'ijambo ribivuze mubanze mushakisha ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi muzagira gute muzabyongera ahubwo biriya by'imodoka na byarandi kuruza n'ibindi ni inyongera igifite agaciro no kubanza umuntu akagira gute akaba yizeye Kristo mwari mukiza we akamenya agaciro ko kumusaraba twaherewe kubwo ubugingo bw'iteka yego tugaruka kuri Pascal ese ubundi isezerano bishobora ko ryasohoka ryasora ukaribonamo umuvumo yego cyane isezerano ryasohora reka yenda nifashije Bibiliya gatoya Ezekiya imutumaho ngo natanga ibye nabiraga mu kinyarwanda cyumvikana n'ukuraga naraga ibyo ko agiye gupfa yarabyanze yanze gupfa hanyuma yanze gupfa aravuga ngo mfite ibintu nakibutsa Imana yuko mfite ibintu nakibutsa Imana Bibiliya avuga ngo arahindukira areba ivure afata inyundo yari hari y'iby'imirimo yakoze Imana mu isezerano ry'uko imwongera imyaka 15
ariko nyuma y'imyaka 15 yakoze ibibi ntabwo rero ntabwo aho ngaho ntabwo Imana yamwongereye 15 ayikoramo ibibi ndetse biruteho bw'ibyo yakoze mbere mu yandi magambo isezerano ryabaye aho ngaho ariko ryabaye impfabusa hanyuma kandi yaribonyemo umuvumo kuko yagize iherezo ribi mu iryo sezerano kandi yari isezerano rinakomeye kumva wanze urupfu kandi urugutumyeho niwe nyirarwo urarwanza arabyemera avuga ati ndarusubiranye ntacyo ngaho shabaho Imana ishimwe ariko iyo minsi mwongereye yayibyaje umusaruro mubi bituma avana mu muvumo uko ubundi isezerano rya mbere nuko tubona ubugingo kuri finale uko ibya mbere twakoze byose bizahabwa agaciro n'ibya nyuma rero ibya nyuma byabaye bibi nari mbigize nkubwira ko birashoboka ko isezerano warikura mu muvumo cyane ubundi mu kinyarwanda baravuga ngo icyo uzaba ntaho kijya ubundi Imana ntabwo ibizi ko nzajya mu ijuru ibyo nakora byose ntabwo ibibizi uzajya mu ijuru icyo cyo reka rukundo ni ibindi kuko uri kutubwira ibintu bigasanga byazana ikindi kigiye nyine turi gusoza kubera nibwo Imana nyine izi nyiri urusoro nyiri mu nda y'amama ndavutse nibyo nzakorera ubundi ntabwo ibizi ko nzajya mu ijuru ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo nagushyira inzira ebyiri imbere yawe hari inzira y'ubugingo n'inzira yo kurimbuka ni ngombwa iby'Imana yakuvuzeho iranabizi ndetse ariko amahitamo ni ngombwa uwo ukihitiramo kuko ntabwo ijuru ari agahato ntabwo ari ugufata ku ngufu ni uburenganzira bw'umuntu guhitamo kavuga uti njyewe ndashaka kugira gute kubona ubugingo bw'iteka niyo mpamvu rero iri juru tuvuga tunamamaza tunakumburiza abantu kugira ngo binjire mu masezerano yo kuzabona Imana y'ubugingo bw'iteka tubakumbuza no gukunda Imana nuko ubundi Imana ntabwo ifata ku ngufu twebwe tugomba kubanza gushaka gukiranuka kw'Imana no kwezwa no kwizera bizaduhesha kubona iki isezerano ry'iteka nakunganiyeho uribuka ko mu bitangaza cyangwa se mu aya masezerano turimo tuvuga Yesu yajyaga agera ahantu umuntu ari impumyi bigaragara ko ari impumyi kandi Yesu abireba neza abibona icyo akeneye akamubaza ngo nkugirire ne akeneye ko uyu muntu ahitamo icyo ashaka cyane akamubwira ngo ndashaka guhumuka ngo ngaho humuka bivuze ngo rero mu nzira ebyiri Imana ikeneye kuhitamo niyo mpamvu nibyo urukundo yavugaga yaravuga ngo hari inzira ebyiri ijambo ryabivuze neza ryavuze ngo aho ubona hakuboneye abari hujya nushaka ko tujyana uze tugende nutabishaka ugire gute urorere ugende ugiye wishakira rero ni ibintu udahisemo neza ntacyo ibintu byamara turimo gusoza tuzongera tubatumire ubutaha ikiganiro cyari kiryoshye cyane nkwibutsa ko wewe wakoze subscribe like share na comment hano ku Irakora TV tuzagarura abavugabutumwa ubutaha barakoze cyane reka duhereze Rukundo asengere abantu bafite amasezerano yatinze gusohoka asore cyangwa se Imana ibahe izindi mbaraga zuko ya masezerano yabo ataba amahuri nkuko Pascal yabivuze cyangwa se abari mu byaha runaka bituma amasezerano yabo adasohora udusengere nkuko mumaze kudusomera ijambo ry'Imana tubwira ko tugomba gukomera tukomeza twongereho mu bijyanye no kubaha Imana turakwakiriye Rukundo ari wowe unadusoreza murakoze cyane kandi mbibutsa n'undi abantu bazajya bashaka kureba ibiganiro byacu natwe ni ku Bugingo TV Imana ibaha umugisha kandi turabakunda turabishimiye reka dusenga Imana kandi nawe ahantu uri unyemerere dusengane niba wicaye muri saro upfukame ahantu hose uri tujye gusengera Imana kugira ngo igushoboze kugira ngo isoze amasezerano yawe data wa twese uri mu ijuru uri Imana ikiranuka muri byose kandi kubw'inama n'ubuntu tugira Palazo plan de Kistai tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye ineza yawe tugushimiye kuko wemeye kutwitangira tugushimiye kubw'akakiza k'umuntu waduhaye tugushimiye kubw'imbaraga zawe tugushimiye kubwo gukora kwawe aka kanya keza tuvuza abantu kugira ngo twongere tubibutse gukunda Imana twongere tubibutse kwiringira Imana twongere tubibutse kongera gukunda akanya keza ko kukwizera aya magambo meza tubwiye ngo kwizera mukongereho ingeso nziza
byiza muzongera kwirinda Imana ishimwe. kwirinda mukongera kubaha Imana. Sengeye uyu mubyeyi wifuza umwana, wifuza kugira ngo umusoreze amasezerano mu izina rya Yesu. Sengeye umuntu urushya uremerewe, wifuza ko yabona agakiza, numugirire neza, numutabare, numwiteho. Sengeye urwaye kugira ngo umukize, ko akimara kumvira ijambo Mwuka Wera muziranenge palazo blenestaye abe kuyu muntu kandi amugereho. Baragasa Umwuka Wera ziganze zitegeke. Kandi urakoze Uwiteka kuko usoje amasezerano abantu bawe. Urakoze Uwiteka kuko ari abantu uremeye amashimwe bari kugutukurikira ku Irakora TV. Urakoze Uwiteka kubwo umwanya mwiza utambukije kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Urakoze mwami wanjye rero, komeza ubane natwe kandi neza yawe n'urukundo n'imbaraga z'Umwuka Wera zibane natwe. Urakoze mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Wifuza kuvugana natwe, nimero za telefone 0786878880. Murakoze cyane kunemana. 0782 75 18 26 ni Pascal. Murakoze cyane, twongera kubatumira, twizere ko muzitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Bye bye.